imbere yanyu n'imbere y'isi muri rusange yaba kwiyahura atari icyaha nakiyahura nkajya kureba Yesu ariko uza abantu tugira b'abanyedini baza bava muri za ntebe bakaza bakicara mu rusengero ku cyumweru tukabaha icyubahiro batigeze bubaha itorero kandi Imana itajya yivuguruza. Imana ntijya yivuguruza ariko kuboko k'umwami wimbwira ngo muri Amerika wimbwira ngo i Burayi aho hantu si impakunda sinjyane nifuza kubayo ariko nabi Burundi cyangwa muri Ethiopia nejejwe nuko ndi no mu Rwanda kubera iyo mpamvu kugira ngo tubone uburundi twajya tugira gutya n'ubutaka bwahawe umugisha n'Imana ariko uyu munsi ubwoba ntiwabubura ariko ubwo bwoba ufite si ubwo kudatinyuka kubona Imana niba ufite ubwo bwoba terwa ubwoba n'iki kintu gikurikira ijwi ry'Umukanguzi. Ndabasuhuje inshuti zacu umwerere ku isi hose ndabashimiye cyane mwe mwahisemo kubana natwe ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe ku ijwi ry'Umukanguzi amen TV nawe utarayikora ntiwibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana ndetse nawe wakoze subscribe kuri Komera TV mwese turabashimiye n'ukuri mwagize neza Imana ibaho umugisha hanyuma nawe utarayikora ntiwibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana urabugize neza muri ubu buzima niba bitameze neza nzahora mbivuga wihangane ukomere umunyarwanda yaravuze ndetse n'abarundi ni kimwe buracya bugacyana yandi hari gihe rero kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bugacya mu gitondo impundu zikavuga niba bitameze neza usubiza amaso inyuma urasanga hari abo Imana yagiriye neza hari abo yahaye urubyaro hari abo yahaye akazi hari abo yahaye urushako Imana ishobora byose igikomeye n'ukuyizera hanyuma ibindi ukayibirekera ibikora neza nk'Imana nkuko n'ubundi mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe n'umushumba tumwise umushumba si icyaha nta nubwo ari ikosa twishinja ariko mu by'ukuri turi kumwe n'umukozi w'Imana reka abantu wenda bakubonye bwa mbere babanze bakumenye ariko nshobora gushakisha ukuntu bizagenda kugira ngo ne mubivuga mutazajya mugira iyo complexe ahubwo icyo cyifuzo nibaza ko wenda hari abantu benshi bari bagifite nta nicyo bitwariko uzi inshuro abantu pastor erega hari ibintu biduha izina kandi ryanyaryo icyo cyo gituma abantu babona uko bakwita rero ibyo nibyo turi byo ntugire ngo hari umuntu dutegereje ko azatugira icyo turi cyo kandi twarakibaye twahamagawe na Christo twizerwa n'Imana idutuma mu bo ishaka Imana ishimwe amen abantu batubonye kuri screen zabo nkuko mwabivuze ari ubwa mbere yego nitwa Ev.Anicet ndi umukristo ndumubwiriza butumwa bwiza mu buryo bwose Imana ibishimyemo dukoresheje ibyanditswe byera yego hanyuma twishimiye rero kongera kugaruka kukusura yego kuko buriya Imana iba yitanga impano mu buryo butandukanye hari abo yahaye kumenya kuvuga kandi bakamenya kuvuga neza ndetse bakanamenya kuvuga ibyubaka hari n'abayahaye gukina umupira kuririmba rero kimwe mu bintu bituma umuntu yakumva kenshi cyane cyane mu bantu no mu buzima busanzwe bitari ukuvuga ngo ni abantu wenda abagenzi bajya mu ijuru no mu buzima busanzwe umuntu ashobora kukumva agakosoka mu mutwe hanyuma nk'umukozi w'Imana rero cyane cyane ko wanabaye mu bihugu bimwe bitandukanye bitari bya hano muri Afurika cyane cyane nka biriya bihugu byo muri Palestina by'Abarabu reka tuhite muri Middle East mu burasirazuba bwo hagati yego wanasomye Bibiliya uranayiga wumva iki ijambo ry'Imana rivuga buriya abahanga bavuga ko Bibiliya ikubiyemo ubuzima navuga bwose bw'ibintu tubona uyu munsi tuvuge ko imibereho yo kuva itangira ry'isi ribayeho n'ishira ryayo biri muri Bibiliya hanyuma hari ikintu kimwe twifuzaga ko utuganiriza uyu munsi mu by'ukuri tumaze igihe twumva intambara ukumva ngo Putine akubise Ukraine Ubushinwa n'ibindi bihugu bimwe bikavuga biti turi ku ruhande rw'Uburusiya ibindi bihugu biti turi ku ruhande rwa Ukraine
hano muri ejo bundi Isiraheli nayo ibikubitanye na Palestine. Si ibyo gusa natwe hano muri Congo ntago byoroshye, ngira ngo niho hagiye havamo n'ibi bintu byose ubona nyine bigenda bitrendinga hano hanze, abantu barabizi. Ni Burundi. Yego ni Burundi. Hanyuma Pastor, ubundi intambara kugira ibeho tuyibone yabaye intambara biva kuki? Ubusanzwe ibintu byinshi byaterwaga na Satani, ariko mu mbabarire njye ndi umuntu wemera ko kamere y'umuntu ari mbi kuruta Satani, kuko Satani iyo ariho ntahagarare muri kamere y'umuntu ntabona icyo akora. Ubundi buriya buri muntu wese asanzwe afite umwanzi, ariko umuha urwaho niwe mubi kuruta umwanzi, sibyo? Uha urwaho umwanzi wawe kugira ngo akugereho, burya babaye mubi kuruta umwanzi, kuko umwanzi yari asanzwe ariho ariko atarabona umukugezaho. Rero kamere niyo imutushyitsaho. Isi turimo uyu munsi yitwa isi y'umwijima, ibona umucyo ari uko abakiranutsi bahari. Hanyuma niba ari isi y'umwijima rero ifite n'abayobozi b'iyi si y'umwijima, ikagira abatware niko Bibiliya itubwira, ikagira abayitegeka, ikagira ibisonga n'abandi. Izi ntambara zose aho zituruka, Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo nta mwami utwarira inkota ubusa, ayitwarira kunywa amaraso. Aya maraso inkota y'umwami yanyweye anezeza nde? Anezeza shebuja Satani. Uburyo rero isi igezemo n'iterambere abantu bari kwirukaho, bashaka gutunga ubutunzi bunyuze mu nzira y'ibitambo. Iyi nzira y'ibitambo abategetsi batanga bamwe na bamwe, babatware bo mu isi, abantu bashaka ubutunzi runaka, abantu bashaka intebe n'ubusonga batanga, nibyo bizana intambara mu isi. Tutirengagije ko zituruka kuri Satani, ariko zikaza zinyuze muri izo nzira. Rero intambara abantu badukurikiye kenshi twagiye dukunda kubivuga, hari itsinda ry'abantu bitwa Ev.Anicet, rifite inzego 33 icyo bise Degree Church of the Satan, aka gatandatu bakita to reduce people, tugabanya abaturage. Yes, tugabanya abaturage. Kubagabanya harimo intambara, ibyorezo, ubutinganyi, homosexuality, kugabanya abaturage ntibabyara. Muri plani zo kugira ngo abantu bagabanuke cyane. Hari kandi mvuze ubwo abantu bageze ngo karancitse, nkavuze kugira ngo bakumve nyine imfubyi yumvira mu rusaku. Noneho hitwa nakavuze karangiye, ukashaka arasubiza inyuma. Naza gukumva. Wagize ngo hari abantu bazi ngo ubwo mvuze nisobwe. Rero tugabanya abaturage harimo kubaryanisha. Urugero, uzumva ibi kubivuga ntacyo bintwaye, nta nubwo babinteye, ntugire n'ikibazo cyaha ni gatozi kuri nyiracyo, sibyo? Ntugire ngo hari ubikubaza, barabibazange. Uzumva hari imiryango yitiriwe kuzana amahoro kandi ari yiteza intambara. Yego, ari yiteza intambara. Inyito yayo ni ukuzana amahoro. Ariko kandi ibikorwa byayo, amahoro mu buryo buri biblike tuvuga ko amahoro atangwa na Christo. Mu buryo bw'imibanire rusange tukavuga mu buryo buri social nyine, buri social, amahoro ni twebwe tuyahana. Noneho mu buryo buri politiko, umuntu ushaka amahoro ategura intambara. Autocratic system, umuntu ushaka amahoro ategura intambara. Rero kuko bashaka amahoro, babinyuza muri iyo sekte nyine y'intambara. Noneho bagasanga umwana wawe ararwana n'uwanjye, bakoreshaga ibinonko bakabaha amabuye. Ubwo nibwo intambara irangiye. Ibihugu bikomeye ku isi ntabwo bikomeye kuko bifite amafaranga menshi, bikomejwe nuko bifite ibitwaro bya kirimbuzi. Ndibuka ko twigeze twakora ikiganiro Ukraine na Russia bitangiye kurwana. Urambaza ngo koko barimbura isi? Putin afite ibisasu byarimbura isi? Ndakubwira nti se hari isi nimwe yigeze ageregerezaho akayirimbura ikavaho? Bazi urufatiro rw'aho Imana yifatishije se, ku buryo bazi ngo urwo rufatiro bazarurasa? Wenda bazi ubworohe bw'imisozi y'iwabo, ariko ntibazi ubukomere bw'imbaraga Imana ifatishije iyo misozi.
rero izo ntambara zose zibaho kugira ngo bashyire mu bikorwa ubwami bwa Satani. Ikindi cya kabiri ni umwaga w'abari mu isi ushaka kwikubira, kuko iyo ubirebye izi ntambara ziba zifite abantu baziri inyuma kandi bagendereye ubutunzi runaka. Rero muri Ukraine na Russia ni inzika z'igihe kirekire, ntabwo dushaka kubivuga ko mu politike. Israel na Palestina ni inzika y'igihe kirekire. Israel na Palestina yo buriya ntibizanarekeraho kurwana, ko uyu munsi Palestina imeze nk'idafite ubwigenge, kambyite gutyo. kandi Israel yo yabonye ubwigenge, biroroshye gukubita umwana udafite umuntu umuvugira, ukamukubitira muri rubanda, abura umwitirirwa, abura umuntu umwitirirwa, ntabura umuvugira ariko abura umwitirirwa. Buriya nicyo Palestina izira. Abakristo singirane nabo ikibazo, kuba Kristo bazi ko ziriya ntambara ari iz'Imana ariko sizo. Umunsi muzabona imiryango 10 yagarutse kuri 2 yo muri Israel, kuko uyu munsi yayoboye 2 wa Yuda na Benjamin. Indi miryango 10 yitwa imiryango yazimiye nihabwa ijambo, nibwo ubwami Imana yavuze mu Bisiraheli buzaba bwuzuye. None se pastor, hari ikintu ntumvise neza. None se ushatse kuvuga ko Bibiliya ivuga ngo mu bihe bya nyuma, iminsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, ngo bimwe mu bimenyetso bitwereka ko Kristo azaba ari hafi kugaruka n'ibi bintu by'intambara bizaba birimo. Koko iyo wowe urebye ukurikije uko Bibiliya wayisomye, usanga mu by'ukuri bihura n'ibimenyetso Yesu yavuze. Baguhura n'ibimenyetso Yesu yavuze. Abantu biteguye Kristo bamwitegura none. Ntabwo witegura kuza k'umwami ejo, witegura none. Ubundi kuba umugabo ni none. Mugani wa Pasoyongo wavugaga ngo gukira ni nonaha. Ubundi ikintu uzakora nyuma ya nonaha cyose ujye umenya ko atari icyawe, kuko nonaha nibwo uriho. Hirya ya nonaha ntabwo wiyizi. Ni nonaha rero kwitegura Kristo ni nonaha. Hanyuma ibimenyetso byose byaruzuye. Icyo Yesu yaba ategereje nicyo tutaramenya, ariko byose ibiranga kuza k'umucunguzi byaruzuye. Hasigaje wenda nk'intambara ya Armagedoni n'ibindi, ariko hari n'igihe bizaba tutari mwese, kuko eschatology isobanurwa mu buryo butandukanye. Iryo yobera ryahanuwe cyangwa ry'ibizaza risobanurwa mu buryo butandukanye. Igisobanuro cy'uko Kristo azaza nuko afite uwazaza kureba. Ubwo itorero rihari azaza, kuko umwana wawe ari mu gasozi ntiwanezezwa no kuryama ngo usinzire. Kandi Yesu yasize abivuze, yaravuze ngo ntabwo nzarya ku rubuto rw'umuzabibu ntari nicarana n'umugeni nakoye. Yego rero nawe akumbuye kurya kuri urwo rubuto. Hanyuma se ubwo tuvuge rero n'urugero, uvuze ko ibimenyetso byose yavuze byamaze gusohora, nta gisigaye. Yego. Hanyuma se iyo ntambara ya Armagedoni, mu by'ukuri ukurikije ukuntu isi ibintu byose ahantu hose uri kumva hari umwuka mubi, ntabwo wenda iyi ntambara ishobora kuba, ukurikije uko wasomye Bibiliya nuko Bibiliya yisobanura, ngiye ntabwo mbizi, ntabwo ishobora kuba ariyo Armagedoni iyo ngiyo. Ntabwo ariyo Armagedoni icyo kora ishobora kuyitegura. Ikindi wenda navuga, ntabwo izo ntambara zose ari nshyashya. Ukraine na Russia ntabwo izi ntambara ari nshya. Israel na Palestina si nshya. Uburundi n'u Rwanda si bishya. kuba abarundi batwishyiramo cyangwa twe twabishyiramo, sinzi abishyizemo abandi, no kuba abakongomani batwishyiramo ntabwo ari bishya. Ahubwo nuko aribwo tugize ubwenge bwo kumenya ko izo ntambara ziriho. Naho ubundi zari zihari. Reka nkubaze pastor, hari ibihugu tuzi bitajya bigira intambara, urabyemera? Reka ng'urugero, Tanzania. Koko se nta hantu na hamwe ndumva barasanye na Tanzania. Uzabumva rimwe na rimwe bagiye mu zindi z'abandi. Wenda ubwo bajya mu zindi, ariko bo wapi? Ubundi se mwageze ngo icyo mwita intambara ni isaso? Ibyo ni iby'abantu bakiri muri analogue. Ntacyo. Hanyuma pastor, impamvu nkubajije gutya, turasa n'abatandukiriye gato ariko tutavuyemo hano. Noneho hari ahantu wumva ibintu bigaruka kenshi. Bigaruka kenshi, kumva biri kugaruka kenshi. Reka ng'urugero, urabona nabyibajijeho mu minsi yashize, hari amaseta y'indaya bazwi neza ku buryo aramutse agiye ahandi hatari aho ntibikora. N'urugero mu Migina.
urugero inyamirambo buriya hari kosimosi hari ahantu donc indaya yose ibwira ngenzi yayo ati hariya niho iseta njye ndibaza iyo nk'ibyo urabona izi ntambara cyangwa se nuko nari mbaye nk'ubihuza n'ayo maseta ntabwo haba hari umwuka aho ngaho uhasirikira wanze kuhava. Rega ibibazo biri muri ibi bihugu duturanye reka mbivuge nk'umukozi w'Imana simbivuge nk'umuporotisiye. Iteka ryose iyo wafashe ikibazo cyawe ukagikorera abandi uhora ubona guca umutwe wikoreye ikibazo cyawe aribyo bizakuraho cya kibazo. Kandi noneho wowe nubwo wabonye umutwaro w'iwawe ku mutwe w'abandi bene umutwe ntibikoreye umutwaro wawe. Niyo mpamvu nujya gutema umutwe ushaka umutwaro wawe ntuzigera uwubatura ahubwo ushobora kuhasiga uwawe. Mbivuze gutyo. Umugabo Dawidi amaze gutera Betisheba inda yabwiye umuyobozi w'urugamba aramubwira ngo uriya mushyira imbere kugira ngo iki cyaha ngisegure. Ariko mbere y'uko amushyira imbere yabwiye Betisheba aramubwira ngo ryamana n'umugabo azitirirwa iyo nda. Uriya ntiyaryamana nawe. Kabiri musindisha ashaka uwakitirirwa icyo cyaha. Imana ntiyabyemera. Abarundi bafite imbaraga zizabakiza iki kintu ari nazo zishobora kukibateza. Buriya Abarundi ni igihugu cy'isezerano. Abarundi bafite amasezerano azasohozwa n'Imana kuko iki gihugu cy'u Burundi gifite ubutunzi bukomeye bukomoka mu ibanga ry'Imana. Ego yewe nigeze nahishurirwa mbona igihugu cy'u Burundi iyo nza kuba mfite amafaranga nari kugura y'ikibanza. Yego utekereze ko nkunda ibihugu bitatu ku isi. Nkunda u Rwanda ntabwo ari uko ndurimo nta nubwo ndi proud yo kuba umunyarwanda. Nkunda u Rwanda. Kabiri nkunda Burundi na Ethiopia. Mutagira ngo hari ibindi bihugu nkunda. Wimbwira ngo muri Amerika wimbwira ngo i Burayi aho hantu simpakunda sinjyane nifuza kubayo. Ariko nabi Burundi cyangwa muri Ethiopia nejejwe nuko ndi no mu Rwanda. Kubera iyo mpamvu impamvu iyo njya gukunda ntabwo ari ngombwa ngo mbwire umuntu amarangamutima y'ibyo nashingiyeho ariko hari icyo wiyumvamo kameme. Noneho ni n'ibihugu nagiye ngiriramo umugisha ariko yego nagiye mpabonera umugisha. Noneho byongeye iyo umuntu afite isezerano akajya mu ntambara aba arirambitse. Ariko iyo umuntu yakiriye isezerano akareka intambara aba yitsinze. Abatsinze intambara. Abarundi bakora gato konyine ubwabo bakumvikana amacakubiri n'ivanguramoko bigashira muri bo. Nshuti yanjye igihugu cy'u Burundi twajya tukireba turaramye kugira ngo tubone Burundi twajya tugira gutya. Ni ubutaka bwahawe umugisha n'Imana kandi ni n'abanyamaboko. Imana yasohoreza isezerano. Ariko uyu munsi rega ikibazo cyacu abanyafurika duhora twumva twarwana ntabwo dukunda kwigira ku bandi. Ntabwo dukunda kwigira ku bantu. Noneho umuntu iteka ryose uzabirebe niko duteye abanyafurika. Iyo umuntu mwigeze mugenda kuri ritimi imwe akagusiga utangira kumuvuga nabi yagusize sibyo. Utangira gushaka kurya ibyo afite cyangwa kubitungira abandi agatoki. Utangira kubwira abantu aho yabikuye kandi nawe urabikeneye aho uri kuvuga wajyayo ukabikurayo ariko ntugiye ahubwo urahavuze. None se kuki uvuga aho biva ubishaka ntujye aho biva. Nuko abanyafurika duteye. None dutangiye kubera ko Afrika n'uyu munsi turacyari mu nzira y'amajyambere siko tubyita. Iyo nzira y'amajyambere rero ntabwo ari uko tudatunze ahubwo nuko tukiri muri koroni turacyakoronizwa. Noneho kugira ngo ubukoroni bushire nuko twiyumvamo ibisubizo. Ariko badukoronije baracyaduteranya kugira ngo twebwe tutibera umuti tugahora muri izo ntambara. Ikindi Afrika Imana yituyemo.
buriya se yego n'ubukene buhaba. ntabwo njye nemera ko muri Afurika haba ubukene ahubwo haba imyumvire mibi. ahubwo njye mbona hari ibintu gitwaza akora biri byo gusengera Afurika akavuga ati mana Afurika haguruka. Anise reka nguhe urugero, uramutse ukurikiranye ukareba uburyo abanyafurika tubaho biragoye. none se ugera ku nzu nziza yubatse ahantu ukavuga ngo ahantu ni nk'i Burayi. wabona umuhanda umeze neza uti ni nk'uw'i Burayi. uti ni nk'uw'i Burayi. wabona umuntu usa neza ngo uriye ngo ni Umunyamerika. kandi noneho mu isi hose ni hamwe. hari abantu baba hanze b'abadiaspora arampamagara agahita ambwira ngo nibwo nari mbonye umwanya ngo kukwandikira ngo byagoye ngo amasaha y'inaha ngo aragorana. ndagusubiza nti isi yose ni imwe, idisponibilize ushaka umwanya tuvugana uko uhuze niko duhuze. twese turi bamwe. ntabwo njya nemera abantu batuzanaho ibikabyo ngo ndi hano ngo urabona aho uri nyine naho nanjye ndi hano. niba uri inaha wari uhugutse twebwe turahuze, ntabwo natwe duhugutse duhari. hangira ngo umunyabwenge yagombye kukubaza uraba uri disponible ryari ibintu nk'ibyo. ariko nibyo kuko wowe umpamagaye ufite umwanya wo kumpamagara, ariko se uri siri ko nanjye mfite uwo kwitaba. icyo naba ari cyo ugomba kumekinga shuwa ko nanjye mfite uwo kwitaba. ikindi cya kabiri icyo nari mbivugiye ni iki, iteka ryose iyo mwumve ko iw'abandi ariho heza niho mujya gukora. ehego iwawe haba heza ari uko wahabaye. none se niba udahari haraba heza hati kandi udahari. Bosco yaririmbye indirimbo nziza yise Intwari. aravuga ngo birashoboka cyane ko hariya hahinduka hano. Mane muhe umugisha, iyo ndirimbo ndayikunda cyane. birashoboka cyane ko hariya hahinduka hano. rero abanyafurika turwana dushaka ko abahariya ari bo baduha ubuturo tukava hano. noneho nabo ubutunzi bwubaka hariya bakabukura hano. none se reka twigarukire, buriya kuko nta mbaraga z'umwuka ziba zihishe inyuma y'izi ntambara tubona wa Satani. ushaka kuvuga umwuka w'Imana se? kuko hari umuntu wambwiye ngo isoko y'imyuka yose ibaho ngo ni iy'Imana. ngo nta umwuka wose wavuye ku Mana. ubu ngubu koko waramwemereye umwuka wose ubaho wavuye ngo ku Mana. muri mayindi njye se ko mbyemera. nemera kwemera ko umuntu kuba mu Kinyarwanda uravuga ngo umuco w'ahandi ni uwera. reka dushimishe ibitekerezo by'ubwenge bwe. akaba mugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe, abwishimire gutya, ariko njye sinyuzwe nabyo. ntabwo ntibikabe. none se Bibiliya iravuga ngo ni gute inzu y'Imana yafatikanwa n'ibishushanyo bisengwa? siko Bibiliya ivuga? umwuka w'Imana wafatanya gute n'uwa Satani? Bibiliya iragaruka ikavuga ngo ntibikabe. nawe yavuze ko ngo umwuka wose umubi tubona ngo ni umwuka mwiza uba wakoreshejwe nabi. never umwuka wera ntiwawukoresha nabi ngo ukore nabi. ntabwo umwuka wera wawukoresha nabi ngo ukore nabi. iyo ukoze nabi umwuka arakugusiga, umwuka arakureka. ahubwo umwuka mubi ukora nabi. umwuka mwiza ntujya wigira ku mubi, ariko umubi wakwishushanya ngo wigaragaze nk'umwiza. yego ariko none se na marayika w'umwijima ashobora kwihindura marayika w'umucyo, niko Bibiliya ivuga. ariko marayika w'umucyo ntabwo yagerageza kwihindura marayika w'umwijima. arabizi ko uw'umwijima utifuzwa. yego. hanyuma se buriya rero pastor, ubwo uvuze ko hari umwuka mubi wa Satani uba ubiri inyuma. mu by'ukuri ni uko nk'abakristo sasa tuba twagize intege nke zo gusenga, tuba twarangaye kugira ngo umwuka ugere ku rwego urema intambara nyine mu isi y'umwuka. umbajije ikibazo cyiza, ni ukuri gutinda ngo nk'umwanya mvuge.
nakuretse. ubundi ntabwo abakristo byose ntibabikemuza gusenga. uburangare buri ku bakristo bicaye mu ntebe zegereye abateza izo ntambara. nari maze iminsi nkarwaye ndakavuze. uzi kujya mu nteko y'abadepite ugatora itegeko rizabangamira n'ukwemera kwawe. ugatora uzi kuba muri minisiteri nibura ntihabe nibura rimwe uhamije Imana wizera ngo abantu muri kumwe bakumenye mu Imana. uzi abantu dufite mu maguverinema mwahura bamubwira ngo Yesu ashimwe ngo komera cyane ntakubwire ngo ahimbazwe. bituruka ku bihakanamana bazamuka bahamya Imana bagera hejuru ntibaba ambasaderi w'Imana mu myanya barimo. dufite abantu bajya gushaka abahanuzi bakajya guhanuza bari muri izo ntebe bakajya gushaka Imana ikavugana nabo ariko badashobora kuyivugira ngo baba bavugizi b'Imana mu myanya barimo. ese bayivugira gute se bakora iki? izayi bakora ngo iki? niba ari ikintu cyoroshye ni uguhana umuntu w'Imana biroroshye kumuhana. guhana umuntu uyoborwa n'umwuka. uzi guhana umuntu uri kumubwira ngo iki kintu Imana nticyemera akirekeshwa nuko ashaka no kureka n'ibihano by'Imana. ariko noneho usanga abantu bagezeyo aribo batangiye kurwanya Imana. erega buriya ntabwo wabibonye ko turokotse twari tugeze mu gatendo kaho Bibiliya twari dutangiye kuyihakana. muhindura ikinyarwanda kiri muri Bibiliya ntabwo ari ikinyarwanda twemera kandi ubwacu ikinyarwanda nacyo uretse ko wakigoroza umuco ufite ariko kigira imigani myinshi idakwiriye. itekereza ko hari n'imigani twita imbwirwaruhame hari n'itari imbwirwaruhame. kubera iki se? si imvugo yacu. byonyine n'abateolojiya benshi baracyarwana na Bibiliya bashaka kuyihindura. urumva? tekereza ko intambara y'abazi Bibiliya ari ukuyihindura kuruta kuyigisha. ubwo bagamije wowe ubonye intebe wayisengeye wiyirije ubusa none ugezeyo amasengesho atangiye gukomwa mu nkokora uracecetse kandi uzi ko ariyo yahakwicaje uzahakurwa n'induru. none se ubwo njye sinumva icyo yakora. we yacyumvishe. wowe wicyumva rwose we yacyumvishe. ejo ntabwo nshobora kujyayo. nujyayo uzakimenya. ushaka kubona utarareba hama hamwe nureba uzabona. none se ubwo ukumva ko se bashobora kugira icyo bakora abo bagezeyo. izayi uzaharanire ko niwinjira ahantu Imana iri muri wowe izahagaragara. uharanire ko nuvugira ahantu Imana iri muri wowe wizumvikana. uharanire ko niwambara umwambaro Kristo aba awufiteho sheya. ubwami wimenye butari mu Imana ikubamo. ariko uzi kwima Imana umwanya iba muri wowe. kwima Imana umwanya kandi iri muri wowe iba muri wowe. ariko uza abantu tugira b'abanyedini baza bava muri za ntebe bakaza bakicara mu rusengero ku cyumweru tukabaha icyubahiro batigeze bubaha itorero. rero umuntu yari akwiye kubicaza inyuma. hari abantu duha icyubahiro batigeze bubaha itorero kandi tukakibahera mu itorero. uretse ko Imana ni Imana. Imana ni Imana. umuntu araza akicara agasiribanga akagira gute mu mbabarire. ubundi umuntu ushaka gukenyuka vuba akenyera umwambaro w'umwami waba uri umugaragu waba uri igisonga. umugaragu ushaka kugwa ibwami yambara umwambaro w'umwami. rero reka babanze bakenyere umwambaro wa Kristo. Kristo nakenera uwo mwambaro kugira ngo byanze bikunze kura kenyere nuko Berutishaza azakenyuruzwa. rero iki cyubahiro ni nacyo gikora ku bantu. iki cyubahiro nicyo gikora ku bantu
ubundi icyubahiro cy'intebe zo mu isi ntacyo cyari kibatwaye, bahangana n'abanyamubiri n'abandi, ariko iyo wafashe ku cyubahiro cy'itorero rya Kristo uri mu isi, inshuti y'Imana ntabwo ikugaruza ubugwaneza, igukubita igukura mu mukumbi. none se pastor urabona ni urugero aha wenda tuvuge reba muri Congo, reba aho muri biriya bihugu twavuze nyine bari kurwana ahantu hose wumva hari intambara, hari abakristo bari banafite amasezerano bajyaga banasenga bavuga bati mana wenda n'Imana ikanabavugaho. Rero abakristo bigishijwe nabi ntabwo bazi ko hari amasezerano ajya ahinduka, kandi Imana itajya yivuguruza. Imana ntijya yivuguruza, ariko ukuboko k'umwami gushobora kunyaga rubanda ibyo yahawe n'Imana. Eka birashoboka cyane. bikemera ngo bikagira bite? ko burya umwami akomeye rero. Ukuboko k'umwami kujya kunyaga rubanda ibyo rubanda rwarazwe n'Imana. Ubuza abantu bari bafite isezerano ryo kuba muri iki gihugu bari hanze yacyo. Uza abantu bavukiye mu gihugu Imana ikabaha umugisha wo mu gihugu, ikabaha n'isezerano ryo kuhaba bari kwiruka mu mashyamba. Ntabwo wenda kenshi bitwaye nabi. Urakoze. Ni wowe ubyanzuye. Ubundi Satani ntafite imbaraga zo gusohora umuntu mu isezerano, ahubwo arakurangaza ukikura mu isezerano ujya kureba ibindi, isezerano rigasigariraho. Iyo risigariyeho umwami ararigaba. Ukabukuyeho. Uzi ukuntu Bibiliya yavuze? Yaravuze ngo iyo warazwe akiri muto. Iyo warazwe akiri muto umurage we uyoborwa n'abagaragu. Ushatse kuvuga gutyo. Nyose buriya tuvuge nyine kaba ari abantu ukabona muri biriya bihugu biri kubitana kuriya. Ubundi umukristo ahava akagera arwana intambara nziza yo kwizera. Kabiri, umukristo akunda igihugu cye kuruta igihugu cy'abandi. Mu nyumve, umukristo akunda igihugu cye kuruta igihugu cy'abandi. Ariko kandi niyo wakunda igihugu cyawe, ukuboko kwawe ntikumena amaraso, ukuboko kwawe ntiguhiga, ukuboko kwawe ntugutungisha intoki. Ubaho nka Daniyeli. Daniyeli yavuye mu Bayuda ajya muri Babuloni ari umunyagano. Ageze muri Babuloni bamuhaye akazi agakora neza, ntabyo yishe ngo nuko atari gukorera iwabo. Icyo yari azi ni kimwe, Imana yaramubwiye ngo mwebwe muri hano musabire Babuloni amahoro, kuko amahoro ya Babuloni niyo mahoro yanyu. Daniyeli azi neza ko amahoro ya Babuloni ariyo mahoro y'umuyuda uri muri Babuloni. Si ikinyarwanda cyumvikana se? Daniyeli arabizi ko amahoro y'i Babuloni ni nayo mahoro y'umuyuda uri muri Babuloni. Rero abakristo ntibijandika mu ntambara za politiki. Niba hariya batunza agatoki naha, hariya bagatunga agatoki naha, we ntutunga y'umunwa, utunga y'isengesho. Ariko abakristo gito batunga umunwa inaha, abandi bakawutunga iriya hirya. Umukristo arasenga iteka ryose aho uri, wirukana amakuba aho uri n'imbere y'aho urebesha amaso. Niyo mpamvu dusabira abera bose. Rero abera ntibijandika. Yego. None se pastor, abera ntibijandika n'ibyo. Hanyuma ariko ikibazo nshaka kukubaza, ni ikihe kintu gishobora kuhungabanya? Ubwo ntabwo bihungabanya amahoro y'umukristo? Amahoro y'umukristo ntabwo ni imiba muri juste na amahoro rusange. Na amahoro rusange, kuko amahoro y'umukristo no mu ntambara arayagira. No mu ntambara umukristo agira amahoro. Buriya waba bari naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose, ndamahoro no mu byago nzaririmba, ndamahoro maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo
mu bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. None se uburyo ubwo ari bwo bwose umuntu yagusunika gucyura iwanyu upfa kuba uzi ko nugera yatagukoraho. niyo yaba aguhiritse iyo yaba aguhiritse ugahira umutombo kujya iwanyu. Si kunsetsa uri kujya iwanyu. Ubundi abakristo bahagarika umutima mu ntambara ni abantu bazi ko intambara ibishe baguma inaha, ariko muzi ko muzataha iza yindi imbere yanyu n'imbere y'isi muri rusange. Yaba kwiyahura atari icyaha nakiyahura nkajya kureba Yesu. Gupfa yaba hari uburyo nashakamo urupfu butari icyaha mba narapfuye kera, kandi ndapfishijwe no guhunga amakuba yo mu isi, ahubwo nshaka kwibanira nawe. Uzi ukuntu Pawulo yavuze? yaravuze ngo umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, nibwo nza kumenya yuko nzimukiza, niratera imbere yawe ko tuzahorana. Niba umunsi w'ubukwe ukubanisha n'umukobwa mwakundanye mukabana zikomanya n'amahembe, ubu umunsi w'urupfu ukaba uzatubanisha na Kristo byiteka amahembe adakomana, najyayo da naguruka. Ni nayo mpamvu nta muntu n'umwe werekwa Imana ijya inyuza mu muryango w'ijuru, arebera mu kadirishya akabona ibiriyo, hamwe uti ntiwuririre aho ngaho ntibahanyura, asubira iyo uvuye nzagukingurira amarembo winjira. Gupfa ngo mu ntambara ngo umuntu yabuze amahoro. Uzi ibitangaza bibera mu ntambara? Uzi ko n'intwari zo mu isi zikomeye zitwa intwari zambikirwa umudende mu ntambara? Intambara isiga intwari, umunezero ugasiga ibigwari. Ninde wumvishe se wambariye umudende mu birori? intambara isiga intwari, amahoro agasiga ibigwari. Nta muntu urambarira umudende mu birori, ariko mu ntambara intwari ziraboneka. Ntambara barasuruti ngiki. Buriya hari umuntu ushobora kudukurikira wenda akajya kubona akabona guye nko kuri iki kiganiro swati ari muri biriya bihugu tutewe dusubiramo biri kurasana intambara, wenda hari n'igisasu giciye ubukunzuye hejuru cyangwa se cyayibomoye. We yirinda amaraso atariho urubanza. Pointre. Irinda amaraso atariho urubanza. Birashoboka ko ushobora kurinda kujya mu ntambara, ariko ntiwakirinda izirwanira mu bitekerezo byawe. Mu bitekerezo byawe iyo ubona intambara hajya mwindi, kuko burya hiciye mu bitekerezo kuruta iyo amasasu. Yego. Noneho iyo mu bitekerezo ni nayo ikoburije kujya mu y'amasasu. Noneho urwanya iyo mu bitekerezo, wirinde kuvusha amaraso atariho urubanza. Hanyuma n'upfu uzagenda. Rega nuko dutinya gupfa, ariko kubitinya ntibibihagarika. Gutinya urupfu ntibituma tudapfa. Igihari rero dusuzugura urubwira ubundi buzima tuzajyamo dupfuye kugira ngo dupfe tutaganye. None se wagize ngo hashingura abari mu bihugu by'intambara gusa? Ubu rusororo babukinze imyanya hano za moruge ziruzuye, kandi abo ntawabarashe. Uba hari umukristo ntahungabane. Guhungabana simbivuga mu buryo bwo guhungabanya agakiza, ku buryo kwizera n'ibyiringiro byawe byarangira. None se ntituzi abantu barokotse intambara bagira amashimwe ku buryo ubuhamya bwabo buturyohera? None se niba Imana ituremesha umutima intambara z'abandi cyangwa amakuba abandi banyuzemo, hari ibyo Imana iri kumuremeraho. Guhungabana rwose ubwoba ntiwabura kubutera, kuko umwuka w'Imana muri wari mu bugingo, ubugingo buri mu mubiri, kandi umubiri uri kuri firidi y'intambara. Niba rero uri kuri firidi y'intambara, irinde. Ubwoba ntiwabubura, ariko ubwo bwoba ufite si ubwo kudatinyuka kubona Imana. Niba ufite ubwo bwoba, terwa ubwoba n'iki kintu gikurikira. Gira ubwoba buvuga ngo mpfuye najyahe. Niba hadahari, wiyeze. Bwira Imana ngo ndi uwawe. Kristo akweze. Ubugingo burindwe. Ibyo birahagije. None se undi wageze ngo umukristo
umukristo ntabwo azajya guhagarika biriya bitwaro by'intambara n'ibindi biriho. ntihazabura intambara nagwa amahoro azahoraho keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha biracyariho rero. Tutangira ikiganiro wavuze ngo ibigaragara nuko ibimenyetso byose Yesu yamaze kuvuga cyangwa se biri muri Bibiliya byerekana kuza kwa Yesu byose byamaze gusohora. Ubwo no kuvuga ngo hasigaye kumva impanda. Yego. Hanyuma iyo urebye rero mu buryo wenda strategies z'amadini, uburyo zikoreshwa n'uburyo nyine n'ibi bintu byose bigenda bizungutana biza, byo ntibishobora kuba impamvu isinziriza umuntu. Uzi ko aho kugira ngo nigisha umukristo kwirinda intambara y'isi, intambara ya politiki, intambara y'ibihugu, namwigisha kwirinda intambara ziri mu madini kuko ni zombi. Iz'ibihugu zifite abazitorejwe bazazirwana, ariko izo mu madini ni izawe, wowe uyabamo, izo ntambara ni izawe. Ariko iz'ibihugu zifite ingabo zatojwe zizarwana. Ibi bibatera ubwoba banyetorero, ni ukuri ni mu ruhuko umutima mutuze muhumeka. Intambara reka mpumuriza abarundi, mpumuriza abakongomane b'abakirisitu, mpumuriza abanyarwanda b'abakirisitu. Izi ntambara ni muhumure, ahubwo murwane ziri mu madini y'iwanyu no mu myumvire. Hanyuma iz'ibihugu zifite abasirikare batojwe bazarwaniza. Turi kugana ku musozo, ni ikihe kintu ushobora kubwira umukristo rimwe na rimwe uba utarumva, utaragera kuri level nk'iyo kumva ko ikintu cyose gishobora kugusunika, uburyo cyagusunika bwose ariko kikohereza imuhira ntacyo gitwaye? Ni iki wabwira umukristo wenda uri ahantu nyine habera izo ntambara, hari imivurungano, ibintu nk'ibyo rimwe na rimwe wenda bikamuhungabanya, bikaba byanamujyana kure y'Imana? Igitangaje ni uko umuntu twumvisha atarapfa ariho. Kandi noneho niba uriho uri ahabera intambara ntiwabuze kubona imirambo cyangwa kumva bapfuye. Yego. Iyakurinze gupfa kandi abandi bari gupfa, iracyafite ukuboko ko kugukiza. Yego, iracyafite ukuboko ko kugukiza. Komeza kuyizera. Uru rugendo rujya mu ijuru narwo rugira abakajorite, ariko ntibahoraho kuko Imana ibomora ingoma. Rero ushobora kuba uri kajorite ku bw'amateka, uri inkomere ku bw'ibihe wanyuzemo. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bijya bishira, Imana ikakomora ingoma, ukagira ihumure, ugatuza. Abanyarwanda turabizi kwicara tutumva amabombe, amamina adaturika. Tuzi no kunyura aho ziturikira tukarokoka zituritse. Tuzi kunyura ku bantu begamiye ibiti tukabasuhuza tugira ngo bariho kandi barapfuye kera. Tuzi no kunyura ku muntu wegamiye igitarinze umutekano, kavuga kakwikiriza. Ibyo bihe byose turabizi. Rero reka tugumuriza mu buryo bw'umubiri tukubwira ngo bibaho bigashira. Reka tukubwire mu buryo bw'umwuka noneho Imana isumba byose niyo izaca intambara zigashira. Kandi iyo ngiyo igukunda kuruta uko uyikunda. N'igihe wacogoye nticogora, iyo unaniwe ntinanirwa, igihe wikanze ntiyikanga. Yo ifite ukuntu ibikora, ifite uko ibigenza bikaba. Rero ubwo twumvishe uriho, warumbwe ngo niki namubwira, ubwo twumvisha ariho. Ubwo twumvisha ariho, ubwo uriho rero ufite ibyo warokotse. Ubwo wabirokotse iyabigukijije iracyahari. Pawulo yarabivuze aravuga ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, na n'ubu iracyaturokora. Komeza ubeho mu izina rya Yesu. Ngira ngo mwabyumvise. Hanyuma muri uyu mwaka tugiye kujya tubaganiriza kenshi n'uyu mugabo. Ngira ngo ikintu kinshimisha iyo umuntu arebye ikiganiro cyawe biragoye ko ashobora guhita akatamo kabiri. Hari uwambwiye ngo we iyo abona atari buze kukirangiza aracyumva aho kigereye akadownloadinga, hanyuma akaza guhera hahandi yahereye, yasoreje kugira ngo aze gusoza. Rero ushobora kumva iki kiganiro cyakubereye umugisha cyangwa se cyakugiriye umumaro. Ushobora kugisharinga inshuti
ndetse n'ibindi biganiro abo ubona byafasha. Ntabwo tuzahora tuvuga byacitse gusa, ahubwo nibidukomeza mu rugendo nabyo biba biri ngombwa. Hanyuma reka tugushimire cyane rero ku mwanya wawe waduhaye. Imana ibahe umugisha. Abifuza nimero ya umukozi w'Imana Anicet, ngira ngo ntacyo bitwaye, ufite ahantu wandika ni 07 kuba ari hano mu Rwanda ni 0788 72 62 8 ku bantu batari mu Rwanda utangiza ikimenyetso cyo guteranya 2 5 0 7 8 8 7 2 8 iri kuri WhatsApp ndetse na mobile money hose ibikora. Ako kantu buvuze ni sawa, ako kantu buvuze ni sawa, iri no kuri momo rwose, iba muri momo rwose, yakira inote zifatika. Hanyuma turabashimiye rero, Imana ibahe umugisha mu byo murimo, kandi mukomeze mukomere. Gikomeye nuko dutegereje kuzumva igitondo kimwe, hakunjya mbitekereza twabonye twageze ahantu badapfa. Hanyuma turabashimiye, mukomeze mugire amahoro mu byo murimo. Kuganira na Anicet ku basanzwe bamuzi hano mu Rwanda, wenda ni Burundi, ahantu twagiye tubasha wenda kugera akavuga ijambo ry'Imana, biragoye ko wamuhaga, biragoye uba wumva wakomeza ukamwumva. Hano turi kumwe n'umudamu we yicaye hari, ariko kuva twatangira ikiganiro nakomeza afashwe, ntabwo namurebyo nabyibutse mu kiganiro hagati habe ntiyandebagaho iwarabona agatumbiriye. Rero namwe iki kiganiro rwose, ibiganiro bya Anicet si ukuryoshya umuntu ngo kuko turi kumwe. Mu by'ukuri Imana bigaragara ko Imana yaguhaye ubwenge bwo kuvuga ibyayo, kandi mu buryo umuntu abyumva bikamwubaka. Imana ishimwe. Rero Imana ikomeze guha umugisha. Amen. Turagushimiye cyane. Namwe sabaho umugisha, nabandi batateza amatwi. Imana ibaho umugisha, bari mu ntambara mukomere. Christo azamara intambara zishobora kutujyana iwacu, cyangwa se zigatuma turokoka ngo tuvuge ishimwe ry'yaduhamagaye. Aho turi hose tuba bahamenya isezerano ry'ubugingo buhoraho. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Ijwi ry'Umukanguzi.